nabwo yarasenze ngo yarararamye areba hejuru. Yobu yari umuntu w'Imana, yagize ibyago bikurikiranye, yumva inkuru mbi nyinshi zikurikiranye, ahita ngo aca bugufi, amanuka hasi, arasenga, araramya, aravuga ngo Imana niyo yabimpaye ni nayo ibitwaye muri byose, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Bibiliya iravuga ngo ntiyashira amafuti ku Mana. Ntuzacike intege mu gusenga. Gusenga n'igihe uzumva udashaka gusenga nabwo uzasenga, Imana izayakubikira, azakuramira ikindi gihe. Hari iminsi izageramo ntubwo ifite imbaraga nyinshi zo gusenga, byibuze ugatungwa nayo wasenze kera. Shaka 7 hano muri Zaburi yaravuze ngo azakomeza kwishima no kwiha amaturo yishimwe. Yaravuze ngo azakomeza kwishima, yaravuze ngo azakira igikombe cy'agakiza, yambaza izina ry'Uwiteka, hanyuma azahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni koko nzamuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Amen. Gushima biva mu mutima ubanye n'Imana neza. Hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro cyinshi mu maso y'Uwiteka. Ni ryari urupfu rw'abakunzi be ruhinduka urw'agaciro? Ibi bintu kubiririmba no kubyigisha biroroha pe, ariko umunsi uzagera mu bibazo nibwo uzipima umenye niba wakomeza kuramya, niba wakomeza kuyitura, niba wakomeza kuyikunda. Ibi bishoboka gusa iyo umuntu yakuze mu gakiza. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza, muzababwire bagaruke, barihutaga. Batubwiye gutsindishirizwa gusa bahita bigendera. Muzababwire bagaruke, batubwire uko twitwara niyo twagize ibyago. Urabona hagati yo gukizwa no gupfa harimo urugendo runini. Basize batubwiye gukizwa bahita bagenda, ariko imyitwarire yo hagati aho, hamwe umuririmbyi yaririmbye ngo y'inzira itagaragara hakaba mu kabwibwi. Aho hantu basize batahatubwiye. Mu ntambwe zo gukura, reka mbabwire nke muri zo, iya mbere ni ugukizwa ko gutsindishirizwa. Kugira ngo imiyaga y'ubuzima ikwisukeho, ni byiza kuba warubatse ku rufatiro ruzima. Yesu yaciye umugani w'inzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi. Izi nzu zose zarasaga, kandi murabizi ko hagezweho ni ku musenyi. Ni ahantu hatagora fondasiyo, ntabwo bikuvuna pe. Ariko umunsi imiyaga yaje, inkuba zigakubita, imivu igatemba, sebeye igatemba, nibyo byagaragaje urufatiro rw'ukuri. Mu gihe cy'ibyago, niba udafite Kristo nk'urufatiro rw'ubuzima bwawe, ntabwo bizagusiga heza. Intambwe ya mbere ni agakiza k'ukuri. Intambwe ya kabiri mu gukura, navuga uko wakagombye kuba wubatse ku buryo byakwisukaho, wagira ibyago ugakomeza kuramya, ugakomeza kuyikunda. Intambwe ya kabiri ni uguhinduka ku ngeso. Naratangaye kubona hari abarokore birata ingeso mbi. Umuntu akavuga ngo ngewe niko nteye, ndakara nka papa na sogokuru niko yarameze, muzamfata uko kuntu meza, niba bitari imbuto z'umwuka uteye nabi pe. Nta kuntu Yesu yahindura akagushepinga kuba. Bafitiye inkuru nziza, mu byo Yesu ahindura harimo n'ingeso. Mu bantu bari bafite ingeso mbi harimo Mose. Avuka kwa Lewi, urakara biteye ubwoba, umujinya Mose yarawuvukanye. Abantu babegeya batavuga neza, kenshi babimarira mu burakari. Tekereza ko yica umuntu agahita mutaba mu mucanga. Ariko Imana imaze kumutunganya nyuma ya myaka 40 yamaranye nayo mu butayu, Imana yamutangiye ubuhamya ngo mubagwa neza bose bo ku isi, ngo ntawungana nkawe. Wadukorera karisite k'ingeso mbi waje ufite nizimaze guhinduka. Intambwe ya gatatu ni ukubaka ubusabane n'Imana. Gusenga bikwiye kurenga gusenga bigahinduka ubusabane. Hari abantu basabanye n'Imana ku buryo nubwo bagize ibyago bakomeje kuramya Imana. Umunsi umwe nasuye Isirayeli, hanyuma dusura ahantu hitwa Kaisariya,
ahantu abantu b'Imana batoterejwe. Barababaye mu by'ukuri bari abantu aba twakomotse itorero rya mbere barababaye. Nero yajyaga afata intare akazisonzesha, bakegeranya bagakora umukwabo wo gufata abakristo bakabazana muri stade, yahamagaye abaturage kugira ngo baseke, bagahita bazirekura zikabamenagurana n'amagufa yabo. Igitangaje rero, bapfa baririmba indirimbo yacikuwa nyuma intare muri. Turi abantu bakomeza kuramya no mu gihe twagize ibyaha wibwije ukuri. Hajya nagira ngo mbabaze, buriya habaye iki? Ko twacitse intege mu kwizera twe, habaye iki? Gusenga byibuze bikwiye kutwubakira ubusabane n'Imana ku buryo nitugira ibibazo tuzakomeza kwikunda. Cya kane, mu ntambwe zo gukura, intambwe ya mbere ni agakiza, ya kabiri ni uguhinduka ku ngeso, ya gatatu ni ukubaka ubusabane, intambwe ya kane ni ugukira umutima ukomeretse. Gukomereka ni bibi. Gukomereka bitera indwara, bikoresha ibyaha, bitera gushidikanya Imana. Mu by'ukuri Imana yagize neza kwihisha, yiza kuyahagaragara, kaba tuzi ofisi yayo yahiri. Hari abahungu bari kuyirasa, ndabizi neza. Abandi bari kwitwara mu rukiko, ibigeze kure yisobanura. None yahisemo kujya aho tutareba, ikemurira aho tutayicubahira. Yitwa Imana nyene. Dukwiye gusabana n'Imana, hanyuma tugakira umutima ukomeretse. Imibare iheruka gutangazwa vuba ivuga ko mu Rwanda iyo ubonye abantu 5, umwe aba afite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe. Ripoti y'ibitaro by'Indera ivuga ko mu mwaka ushize bakiriye imibare irenze ku buryo biteye ubwoba. Babuze uko babagenza, ni benshi cyane. Kandi igitangaje, ntabwo twese twagiye kwipimisha. Iyo tujyayo twese bari gusanga imibare irenze iyo. Abantu benshi baragwaye nuko bazi kubirenzaho igisirimba, bakabirenzaho igitambaro n'ijipo ndende, bakabirenzaho costume na karuvati. Ariko abantu benshi baragwaye. Buriya kwibagirwa ni indwara yo mu mutwe. No kubesha ni indwara yo mu mutwe. No kubura ibitotsi ni indwara yo mu mutwe. No kurakazwa n'ubusa nabyo ni indwara yo mu mutwe. N'umunabi udafite ishingiro nabyo ni indwara yo mu mutwe. No kumva utajya mu bandi nabyo ni indwara yo mu mutwe. Utegereza ko abantu bose bataje guterana no ko bafite akazi. Oya. Abantu bidafite ico bibwiye. No kutagira isuku ni indwara yo mu mutwe. No kugwara umutwe nabyo ni indwara yo mu mutwe. Hari ibintu bitatu: umutwe, igifu n'umuriro. Akenshi ntabwo aba ari indwara, ni koze y'ikindi kintu. Uzajya wumva hano hameze nk'ayikoreye ibiro 50. Hano iyo huzuye bijya mu ruti rw'umugongo, hanyuma bikajya mu gifu, bikamanuka mu mpyiko ugapfa. Indwara abantu bamwe bagwaye zishingiye ku ihungabana. Hanyuma batubwiye ko turi mu mwuka, ibindi bitatureba, singe wahera. Yesaya 61 havuga ko mu byo yasigiwe harimo no gukiza umutima ukomeretse. Intambwe ya kane yo gukura no gukira umutima ukomeretse. Hanyuma ikindi ni umwuka wera. Mu matorero ya Gikristo ngenda muri menshi, uzahaguruke ku cyumweru wihandagaze uvuge mu ndimi, urebe ukuntu tukureba, wagira ngo ukoze ikosa. Ku buryo iby'umwuka bisigaye nyene mu buryo tubyigisha no kubirimba, ariko akenshi sibwo buzima tubayeho. Iyo tuvuze umwuka tuba tuvuze imbaraga, tuba tuvuze imbuto, tuba tuvuze impano, tuba tuvuze ubusabane tugirana n'umwuka wera, tuba tuvuze nanone ko umwuka wera ari umugenzacyaha, ari umushinjacyaha, akaba n'umucamanza. Umwuka wera niwe utumara ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba bw'ubuzima, bafite ubwoba bw'imibereho. Ipusi yabuze ibiryo, yivuze nabi nijoro baba bakuroza. N'igihunyira cibagiweho gitaha iyo kivuze nabi nabwo bakugendaho. N'ikibabi caguye hanze
wagira ngo ntitwasomye Mariko 16 umurongo wa 17 ibimenyetso bizagendana n'abizera bazirukana abadayimoni bazafata inzoka bazanywa icyica naco kizabatwara na hato umwuka wera dahari ubwo babuzadutaha. Ikindi nanone indi ntambwe yo gukura nukumenya uriwe muri Kristo Yesu, kumenya uriwe muri Kristo Yesu. Iyo dukuze mu gakiza tugarurirwa identite yacu y'ukuri. Iyo twakijijwe tumenya abo turi. Hari ibibazo bike ugomba kumenya gusubiza ibyo ari byo byose. Ndinde muri Kristo, naremewe iki, niye mpano mfite, nuwe muhamagaro uri ku buzima bwanjye, ni bande bafatanya bikorwa Imana yampaye, ni izihe nzitizi mfite mu buzima, hanyuma iby'Imana yanshizemo nihe nkwiye kubikoresha. Niba utazuriwe muri Kristo uzakorera Imana ibintu bike. Kubera ko impamvu ituma tugongana mu murimo w'Imana nuko ntabwo tuzi abo turi bo, ntituzi impano zacu, ntituzi imihamagaro yacu. Munsi y'ubutayu bwa Sahara niho hantu honyene umuntu amara imyaka 50 atarahaga ibyo kurya. Niho hantu umuntu akwiza imyaka 50 atazi impano yo n'umuhamagaro. Ngiwe nza abantu bize ubuganga uyu munsi barabaza muri atelier. Nza abantu bize barangiza kaminuza uyu munsi bari gukora ibintu bidahuye n'ibyo bize. Kubera iki? Wenda bize ibyo ababyeyi bashaka cyangwa ibyo babahitiyemo, ntabwo bize biri mu mpano zabo. Umuvuga butumwa yitwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ku isi ni kwirimbi, kuko abantu bapfana impano n'imihamagaro n'ubwenge bitashizwe mu bikorwa. Dufite abantu benshi bari mu rusengero, ubundi mu muryango aho tuvuka hari ibintu twagomba kuhamenyera. Niho bagomba kumenyesha imvugo y'urukundo ku buzima bwawe, niho bagomba kukubakira indangagaciro, nibwo bagomba kumenya impano zawe, niho bagomba kugutegura nk'umuntu azava nk'umusimbura w'ababyeyi. Mu muryango niho hantu bagomba kudufasha kugira ngo identite yacu isobanuke, niho hantu bagomba kutwubakira icerekezo cy'igihe kirekire. Abenshi mu muryango wo tuvuka ntitwagize ayo mahirwe. Umuryango wa kabiri wari usigaye yari itorero, ariko dufite abantu bamaze imyaka mu rusengero batazi ngo ndinde muri Kristo Yesu. Kubera iki? Ntawe wabafashije. Indi ntambwe yo gukura nukuba Yesu yarabaye umwami w'ubuzima bwawe. Abantu benshi bamwakiriye nk'umukiza kuko baje baremerewe n'ibyaha, ariko si umwami w'ubuzima bwabo. Yesu akwiye kuba umwami w'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'uburyo ufata ibyemezo. Yesu akwiye kuba umwami w'umutungo wawe n'amafaranga yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'ingingo zawe zose n'uburyo uzikoresha. Yesu akwiye kuba umwami w'amahitamo yawe. Yesu akwiye kuba umwami w'ejo hazaza, kuko hashize abantu ku gitutu birasa nkaho turi mu buzima bw'amarushanwa. Yesu akwiye kuba umwami w'igihe uzapfira no kuramya kwawe no gukorera Imana kwawe. Abantu benshi bakiriye Kristo nk'umukiza gusa bagarukiraho. Iyo wakuze Yesu ahinduka umwami w'ubuzima bwawe. Ikindi nanone mu ntambwe yo gukura ukwiye kuba ufite umuntu ugufata ukuboko mu rugendo rw'agakiza. Imwe mu mbogamizi twagize zituma tudakura ni ukuvuka mu gakiza ukirera. Ubundi ibihugu biteye imbere umuntu aba afite muganga we kandi buri mezi 3 ategetswe kuguhamagara ukaza ugakora full check up. Aba afite umukansara we, rimwe mu mezi 3 uwo muntu ategetswe kuguhamagara akakubaza ngo mu mezi 3 nta kintu ushaka kubabaje. Hanyuma uba ufite umusosiyali, rimwe mu mezi 3 nawe ategetswe kuguhamagara akakubaza ngo imodoka ugendamo nta kibazo iguteye, abaturanyi ntibagusakuriza, ubanye amahoro n'abandi ku kazi. Hanyuma uba ufite umunyamategeko arakubaza ngo nta kintu nakunganira. Iyo ukijijwe uba ufite na pasiteri wawe ukubaza ngo mu mwuka nta kintu nagufasha. Birashoboka ko bamwe kuva akijijwe nta n'umuntu w'Imana aramusura. Hanyuma abo bantu akenshi nta bibazo byinshi by'ubuzima baba bafite, ariko twe ugiye kwa muganga agenda kanseri igeze ku rwego rwa 4 ntaco bazamumarira.
n'ihungabana riba rigeze ku rwego rwa 4, amanerone yose yarapfuye, nta kintu bamufasha. Hanyuma umusore umwe yarambwiye ngo pastor, ngo wicakora muraduhemukira, ni gute se? Ngo duhura namwe mutubatiza, ngo hanyuma mukajya muhagarara ku ruhimbi mukavuga ko gusambana ari bishitani, ngo hanyuma tugahura namwe mudushingira, ngo noneho mukatubesha mukatubwira ngo bya bishitani ngo uyu munsi birejejwe. Ni gute umuntu ashifting ava ku bishitani ajya ku byejejwe? Nagira ngo mbaza abantu duteraniye hano, pastor wawe ninde? Na pastor nawe akeneye pastor we, n'umukansara nawe akeneye umukansara we, kubera ko hari igihe duhura n'ibintu bidakwirwa mu mutwe, uko ukomeza kubyinjiza mu bwonko bugashwanyuka, niyo mpamvu stroke imeze nabi. Pastor wawe ninde? Ninde muntu yagufasha ukuboko mu rugendo rw'agakiza? Ninde muntu yagufashije guhinduka ku ngeso? Ninde muntu yagufashije kumenya impano yawe n'umuhamagaro wawe, kugira ngo uzabashe gushima Imana mu byago, kugira ngo uzabashe gukomeza kuyiramya, gukomeza kuyikunda, no kuba wubatse neza mu mwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma urupfu rw'abakunzi be no rw'igiciro mu maso y'Imana. Ndashaka gusoza, tuzabikomereza hejuru, twunamisha amaso dusenge. Hari umuntu ari muri iri teraniro kuri uyu mugoroba bashaka guha ubuzima bwe Yesu. Umuntu uvuga ati njyewe sinkijijwe, ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu ngo abuyobore. Yaba hari yazamura ikiganza. Abaye ahari waba ufashe icyemezo utazicuza. Imana iguha umugisha. Hari umuntu yaba arashaka guha ubuzima bwe Yesu, haguruke dusenge. Haguruka dusenge. Hari umuntu kuri uyu mugoroba ashaka guha Imana impano y'umutima we, kavuga ati ndawukweguriye, uyobore, uwurinde, uwiteho. Niba ntaco bitwaye, muteri intambwe musange hano imbere. Ndashaka gusengana namwe by'umwihariko. Kuba bene data baratashe, dukeneye abandi bantu b'Imana bava mu rupfu rwabo, ndavuga mu batashe, mu rupfu rwa mwizego havuyemo byiringiro. Muteri intambwe musange hano, muhagarare no mu ndebe, muze dusengane. Ibi bintu ntabwo biteye isoni, nico kintu cyiza cyonyine gituma mu ijuru bakora umunsi mukuru. Hari umuntu uri muri iri teraniro ashaka guha ubuzima bwe Yesu. Aya mahirwe dufite hano asigaye ahantu hake. Isengero zirenze 9,000 mu Rwanda zirafunze, abantu bari wabo mu rugo. Twebwe dufite amahirwe yo guteranira imbere y'Imana. Niba Imana yakuzanye hano, koresha uyu mwanya uha ubuzima bwawe Yesu. Ndashaka kureba abandi bantu bavuga ati ngewe nibwije ukuri, narakijijwe, ariko ngeze hagati biranga, nahuye n'ibyago, nahuye n'ibibazo, hanyuma ncika intege, ariko kuri uyu mugoroba ndashaka kwiyunga n'Imana kubw'imbabazi zayo. Uwo muntu yaba hari? Umuntu ushaka kwiyunga n'Imana, humura, nta wundi muntu uri bumenye ibyawe, ngwino bibwire Yesu, ngwino dusengane, wiyunge n'Imana, ukirijwi ryagucira urubanza. Waba uhari? Waba uhari ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba? Waba uhari ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba? Ngwino. Icyami iki giterane kigasiga ufite amahoro mu mutima, kigasiga wiyunze n'Imana. Hari umuntu ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba? Yego warakijijwe, ugeze hagati biranga, Satani yakurunzeho ibyago utarakomera, hanyuma ugira intege nke. Urashaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba? Ndashaka gusengana nawe. Ibi bintu ntabwo ari igipindi dutera abaturage, hoya n'imbaraga zikiza. Byampaye amahoro, byarandinze, bimazemo imyaka 40, kandi wampitishamwe nanone nahitamwe Yesu. Imyaka tugendanye 40 ntarampemukira, mbona birushaho kuba byiza. Nta muntu ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba? Ibi tuvuga ntibishingiye ku idini. Sinshaka ko winjira mu idini, ndashaka ko winjira muri Kristo. Ngwino ubuzima bwawe Yesu, ngwino wiyunge nawe. Niba hari ikintu kibishe, no kugenda mu isi udafite amahoro, no kugenda ufite ubwoba bw'ubuzima, ngwino wiyunge n'Imana kuri uyu mugoroba. Abantu bamenye ibyo wakoze yenda bagucira urubanza, ariko nagira nkubwire ko Imana igukunda. Yanga ibyo wakoze gusa, ariko irashaka gukunda. Igufitiye imbabazi nyinshi cyane. Ndagutegereje niba ushaka kuza. Imana iguha umugisha.
uri uw'agaciro mu maso y'Imana, waremwe mu ishusho y'Imana. Imana igufitiye imbabazi nyinshi. Muzamure ikiganza cy'iburyo, muvuge ngo Mwami Yesu, tubabarire ibyaha byacu, dukureho gukiranirwa, tuguhaye ubuzima bwacu, ubuyobore. Urakoze kudukunda, urakoze kutwakiriye. Tugiranye nawe Yesu isezerano. Tuzagukorera iminsi dusigaje kubaho. Urakoze kutubabariye, urakoze kutubohoye, mu izina rya Yesu. Reka mbasengere. Mana, mu izina rya Yesu, aba ni urubyaro rwa Aburahamu. Satani amaze igihe abakoresha ibitari byo, ijwi ryabo ribahatiye kwihana. Ndasenze ngo bandike mu gitabo cy'ubugingo. Imbaraga z'umwijima zabatwaza igitugu nizitsindwe. Ijambo ribi ryose babaturiyeho ndibakokoyeho. N'abana b'Imana n'urubyaro rwa Aburahamu wabacunguje amaraso y'igiciro, ubarindisha imbaraga zawe. Ubuntu bw'Imana bubatwikire, ibitangiro ry'umunezero wabo, ubafashe mu rugendo rw'ubuzima, ubabe hafi muri byose. Ndagushimiye ko bakunda kandi kuzabitaho buri wese by'umwihariko. Ukemura ibibazo bafite, Mwami uzabukoze, kandi ubakize ibyago n'ibibazo bamazemo igihe, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Hanyuma ndabinginga ku bantu bakijwe ari bwo bwa mbere, nidusoza iteraniro muze gusigara nk'umunota umwe, hanyuma babayobore mu kuri, musubire aho mwari mwicaye.